nzi neza ko ku muntu ufite umwana yaba umwe baba abana benshi baryama ku gitanda bakikubita hasi nyine kubera ko umwana arasinzira akagenda nyine ukazumva ngo po biri bumufashe cyane cyane. Muraho siko nitonze, muraho neza, amahoro y'Imana bane na uyu munsi rero nifuje gukora video ntoya, ntabwo iri bube nini ntabwo iri bube nini ntabwo iri bube ndende cyane, ariko nzi neza ko ku muntu ufite umwana yaba umwe baba abana benshi baryama ku gitanda bakikubita hasi nyine kubera ko umwana arasinzira akagenda nyine ukazumva ngo po biri bumufashe cyane cyane. Mbere na mbere nshimire n'umushuti wanjye witwa Cynthia watumye menya ibi bintu. Urabona hariho igitanda nk'ibisanzwe nyine giteye nk'uko gisanzwe ariko twe turimo hasi. Mbere rero uwo mushuti wanjye yari yaje kunsura asanga ndimo gukuraho matera ku gitanda n'igitanda twanagisohoye nyine ngira ngo abana bajye baryama kuri matora gusa ku buryo nanagwa aturuke hafi ariko ntave ku gitanda hejuru, kuko umwana iyo aguye nimba hari ikintu ninya no kubona umwana aguye, kandi nyine nta mwana ukura ataguye pe, ibyo ndabizi, ariko nanga kubona umwana noneho urashobora kubyumva ngo yaguye ariko simubone gutya agiye kugwa kuko ajya kugera hasi numva roho yenda kumvamo, kandi si ku banjye gusa ni ku bana bose. Iyo umwana agiye kugwa nshobora no kuvuza induru ataranagera ahubwo akaba ari njyewe utuma agwa kubera ubwoba. Rero niyo mpamvu nifuje kubasangiza uburyo nagize Imana nkamenya, nabonye kandi bwiza bunizewe pe, ushobora kuryamishamo umwana ukaba wagenda hanze ukagira ibindi bintu ukora ku buryo aje no gukanguka utagira impungenge ngo arikubita hasi. Noneho bikaba akarusho ku bantu bafite abana benshi, ku bantu bafite abana b'impanga bishobora kugufasha cyane kuko twebwe mwabibonye ko baryama bitambitse gutya, aho bo bakaryamye urabona umutwe ni hano, bakaryamye gutya ariko ntabwo ariko baryama kubera ko nyine ari benshi, ntabwo gutya bahakwirwa, hano aba ari hagufi kuruta gutya. Nabagize gutya rero ni nako bahoze baryama kuva ku mezi atatu nibwo batangiye kuryama kuri mbere bagifite kuva ku minsi nyine kugeza ku mezi 2 baryamaga gutya kuko bari ababebe nta kintu kimwe bakoraga, ntabwo umwe yakanguraga undi. Mwabonye ko kuri buri mwana hagiye hari umusego, ndaza kubereka neza aho umwe aryama undi agakurikiraho. Rero uwo mushuti wanjye yaraje ndimo ndakora ibyo ngibyo arambwira ati n'ubundi tale wite uvuga urumva yasanze arambwira ati n'ubundi nugira nukuraho igitanda ugashyiraho matera bazagwa wite koko. Urumva arambwira nta kintu byatanga ko n'ubundi umwana yagwa, ati ahubwo wowe subizaho igitanda. Ubwo rero ukuntu byagenze ndaza kubereka mu buryo bwose bushoboka. Isaso iri hasi ku sima cyangwa ku makaro, iri hasi aho kuba ku gitanda hamwe isanzwe ijya, iri hasi. Nahise nkurikizaho bivuge ndeba kwanza hasi nabanje nk'umukeka kubera gutekereza amakaro hari ukuntu akonje, arakonja kuruta sima, sinzi nimba n'abandi mubizi. Nabanjeho hasi umukeka usanzwe nkurikizaho isaso, none kuko urumva nyine nari nzi ko njye ari uko ngomba kwita mbireka nkashyiraho isaso ahubwo n'isaso ntabwo nari natekereje kuyishyiraho kuko numvaga ko hari akantu iri bwongereho ikaba ndende. Hasi rero hariho umukeka hagakurikiraho isaso, ibintu ndi kuvuga nibyo yego. Hasi hariho isaso
hasi hariho umukeka, hagakurikiraho isaso, hakajyaho matera, hakahita hajyaho igitanda nacyo kirafunze muri kubibona, ariko igitanda urumva nicyo gifata ku mpande. Ubu nubwo umwana yasa kumwe mu bebe bakambakamba cyangwa ahindukira, hari ukuntu yubika nk'inda ukajya kumva yikubise hasi, yatangirwa n'igitanda. Ku mutwe rero ku manywa kenshi ntabwo tuborosa, hari amavisi, hari udusego nashyizeho two mu ntebe zabo. Noneho ahandi nijoro ntabwo nyine bagenda ngo bahagere, hari ukuntu ababebe amezi barimo n'ayo kugendesha inda, harimo ushaka gukambakamba, ntabwo bagenda nyine ngo bahagere. Hari ukuntu umwana ushiduka yagiye mu buryo utazi akagera ruguru, ntabwo bahagera nijoro. Ahandi rero hari umwanya munini iyo umuntu abararanye aryamamo, we umuntu aba ari mukuru, ntabwo cya kintu cyo ku gitanda cyakwica. Ku manywa rero navuga ko ni nk'ibishora bishyushya, nibyo biyorosa, turabizinga tukabishyira gutya ku ruhande, n'iyo misego ikajya aho ngaho. Noneho impamvu rero kuri buri mwana hagati ubwo kantu mwumve, umwe hari umusego, babiri hari umusego, gatatu hari ukuntu nk'umwe aba aryamye asinziriye, undi adasinziriye, ukajya kubona ukuntu arimo arakubita akaboko, akaba aramukanguye. Rero tuza kubona nyine umwana akangura uwundi muri ubwo buryo, cyangwa ukaba urimo arafatisha gake gakeya, nk'undi agahita amukubita akaboko, nyine bigatuma ahita areka gusinzira cyangwa akanarira. Uyu mwana apfubije ibitotsi arigenza, mana yanjye. Niyo mpamvu rero twe twahise dutangira kubashyiraho imisego. Nk'undi muntu ufite abana bararana ari benshi batoya, kuko ku bakuru ntibabikora ngo bikunde, niba aka kantu utari ukazi wagakora, ushobora kumufata ukamuryamisha hagati ye n'uwundi ugashyiramo umusego. Birabafasha mu buryo bwo kuryama. Halwa witeta, birabafasha, bituma abana baryama neza. Niyo mpamvu rero nifuje kubibereka, ndaje abana mbashyira ahandi hantu, noneho mbereke neza uburyo ubu buriri bwabo bumeze. Noneho n'umunsi muri ino minsi iri hafi kuza, nimba nahakoze isuku twabisohoye byose, ukuntu twagiye tubishyiraho nabwo nzongera mfate video mbikore mubirebe nabwo neza kurushaho. Ariko nzi ko na gutya mbivuze no mu tundi tuntu dutoya mugiye kubona muri buhite mubyumva cyane, sibyo? Sawa, ubwo rero kanumve nta bindi bintu birenze ndi busobanuremo cyane, twagiye. Mommy, thank you, Daddy. You are precious to me. Thank you, brother. Misemo kubibereka kuruta nyine kubibasobanurira kuriya. Hari igihe wenda hari umuntu utari bubyumve nyine bimworoheye, ugasanga n'ubundi arambajije kandi abikeneye cyane, nkazatinda kongera kumusubiza uburyo yabikoramo byihuse. Ubu noneho biragaragara. Isaso murabona ko ariyo mpagazeho, umukeka uri hasi nk'uko nabivugaga, nuko nawukoragaho nkawubura. Umukeka uri hasi, hariho isaso, igitanda nyine kirafunze nk'ibisanzwe. Nibwo rero kuhita umuntu ashyiraho matera, nta bindi. Ubona ko ari ibintu bisanzwe. Ubwo reka nshyireho matera noneho murebe. Mommy, thank you, Daddy. You are precious to me. Thank you, brother. Thank you, Peanut. I love you all for sure. Thanksgiving Day. It's Thanksgiving Day. Let's be thankful. Let's be thankful. Thanksgiving Day. A thankful day.
Grandma. Thank you, Grandpa. You are precious to me. Thank you, Uncle. Thank you, Auntie. We are a family. Thanksgiving Day is Thanksgiving Day. Let's be thankful. Let's be thankful. Thanksgiving Day, a thankful day. ubu noneho Francois wakegera hano hakagaragara. Urabona hano ni hantu haba hajya isaso. Hano hantu n'umuntu mukuru akubisaho umutwe yababara. Rero ukoresha uko ushoboye niba ugiye gusasa ikinuze ikigoma abana baryamaho. Ibyo ni ibintu byose, ni ibintu bisanzwe. Nzi neza ko ababyeyi bose babikora buri munsi. Abana iyo bagiye kuryama bashyiriraho ikigoma. Subona iki kigoma ahantu kiri, umwana umutwe tuwushyira hano, tuwushyira aha. Urabona haba harimo intera ndende na hariya. Noneho aka gasego ngashyira ngiye hano hari amavisi gutya. Utu dusego nutwo nakuye mu ntebe zabo iyo tubajyanye nko kubakingiza. Izo ntebe ziradufasha mu buryo bwo kubicazamo. Ushobora kuba udafite uburyo bwo kubona ako gasego nyine kavuye wenda mu modoka, ariko washyiraho n'umwenda uzi nyine samvuge gutera, cyangwa imisego isanzwe yo mu rugo. Hari n'imisego iba idahenze abantu bagendana mu muhanda, ushaka kuyigura ukayigira ukayishyiraho hara ku mpande hose mu buriri. Ya misego aba ari make make ukagura myinshi ukayishyiraho. Ubundi imbere hari ukuntu najyaga mbaryamisha ku misego. Iyo misego nayishyiragaho nka nyuma y'iki kigoma nkahita nshyiraho n'utundi dutambaro, ariko ubu iyo misego ntibakiyikoresha, uyibashyiraho bakayivaho. Niyo mpamvu nshyiraho ikigoma. Noneho kuko hari igihe banywa amata baryamye, hari igihe biba ngombwa ufata agatambaro ugashyira hano ukamuha ku buryo amata ataza kuhita ajya ahantu aryamye, kuko bimwe mu bintu bishobora gutuma umwana adasinzira neza iyo umwana aryamye ahantu hasa nabi. Rwose iyo umwana aryamye ahantu hasa nabi bishobora kumutera kwiriza, kurira. Mbari kuvuga ngo kwiriza ko aba afite ikintu kimuriza, ashobora kurira ntasinzire pe, akarira ukibaza ibyo ari byo ukavuga ngo ni kwa kwiriza kw'abana, ariko ntabwo aba ari byo. Thank you, Mommy. Thank you, Daddy. You are precious to me. Thank you, brother. Thank you, Peanut. I love you all for sure. Thanksgiving Day. It's Thanksgiving Day. Let's be thankful. Let's be thankful. Thanksgiving Day, a thankful day. Thank you, Grandma. Thank you, Grandpa. You are precious to me. Thank you, Uncle. Thank you, Auntie. We are a family. Thanksgiving Day is Thanksgiving Day. Let's be thankful. Ni gutya biba bimeze. Noneho
umusego umwe ujya hano. Aha abana banjye ntabwo wavuga ngo harahara umukobwa ngo hari umuhungu ngo oya, turahinduranya kabisa. Noneho ariko ubwo hagize uzamo akarwara grippe ahita ajya hagati kugira ngo ashyuhe abandi bamuri hafi cyane ahita akira. Mwabonye umwe hano, uyu musego umufasha kuba uryamye hano atari mubuze kuba yasinzira neza. Undi ahangaha, ariko njyewe iyo nabararanye akenshi nkunze kuraza umukobwa hano kubera ko akunda keya. Niba mwabibonye afite ukuntu aba yikangura buri mwanya agashaka utuntu, hari ukuntu nyine we akunda keya pe. Nimba ariko ari we mwana bamaye imbere tukararana nkajya muterura ibiki, urumva abandi bari bakiri muri neo, we hari keya abonye hari ibintu byose bimujyamo. Bishobora kuba rero ari nako harakimereye cyangwa bikunda. Ngeyo nabararanye rero umukobwa arara hano ruguru kugira ngo byibura nze kuza gusa nanone nk'umuntu ushaka kujya imbere ye mukore mu misatsi cyangwa muvugishe gutyo, bituma yongera agasinzira. Yego umva nta bindi bintu birenze pe. Nuko nguko igitanda twagikoze kugira ngo umwana niba akangutse umuntu atari hafi abashe kuba yagera, abashe kuba yaba yizeye ko umwana nta kibazo ari bugire, ashaka gukanguka nyine niyikubite hasi cyangwa agira izindi mpungenge za hatari. Yego impamvu rero kandi ibi bintu nabitekereje, nigize kugira umukozi yari umwana mwiza ariko nanone yankoreye amakosa. Umwana wanjye aragwa ava ku gitanda aragwa yikubita hasi, noneho ibaze kwikubita hasi akabanza hano. Mbona ko umwana yababaye ariko namubaza ko nyine ntabwo umunsi nari niriwe mu rugo akambwira ko ngo umwana ngo nuko ngo yiriwe arira ngo ashobora kuba ari aho yakubye nyine ngo umutwe ngo mu mugongo, kandi mu by'ukuri yari yaguye ntiyabimbwira. Rero urumva ntabwo aba ari byiza. Nanasaba abatantine barera abana, ndabizi neza ko bahari benshi bankurikira ko hari abajya bamamagara ngo waduhaye akazi ngo ko tuzi kurera abana, hari abankunda, hari abo tujya duhura mu muhanda bakabimbwira. Niba umwana urera agize ikibazo witinya kubibwira iwabo, kuko ashobora kugwa ntibigaragara inyuma ariko ugasangamo imbere umwana yagize ikibazo gikomeye cyane. Bibaho, umwana ashobora no kugwa ari kumwe na mama we, ashobora kugwa ari kumwe n'umuvandimwe we, wikumva ngo kuko aguye muri kumwe umurera ngo barabifata ngo ukundi kuntu. Ujya uri umuntu urega, uri umuntu pe, kandi uba ufite akazi kenshi, uba ushobora kuba wagira ikindi kibazo bikaba byatuma nyine umwana agucika. Birashoboka, icyo ni ikintu gishoboka. Ariko niba umwana w'umuntu agize ikibazo mubwiza ukuri, wifata umwana we ubihishahishe ngo bigire gute, sibyo? Kandi ndibaza yarinze ava hano iwacu atazi ko mbizi, ariko nari mbizi ko umwana wanjye yaguye. Ndabibona ndaceceka. Buriya ni byiza ko umuntu amenya ko yakoze ikosa akarisabira imbabazi kuruta uko umuhatiriza gusabira imbabazi ku ikosa yakoze, sibyo? Kuba umuntu mukuru ukemera kuvuga narangaye mu mbabarire umwana yakubita hasi byagenze gutya na gutya, ni byiza, sibyo? Abatantine murera abana cyangwa se abandi bana murera abana biwanyu cyangwa amafamiye mubamo, ukagira ubwoba bwo kuvuga ikintu cyabaye ku mwana, ntabwo ari byiza. Ntabwo baba bari bukurase cyangwa iki, mujye muvuga. Rero mva gusa hari ikindi kintu cy'ubwenge nababwira sibyo, kubera ukuntu mwaryamisha abana ukaba umwana ubizi ko ari safe, umwana ashobora kudakangura uwundi. Mva ni ibi ngibi. Ningira ikindi kintu umenya, kuko muraniga mu buzima bwa buri munsi, nzajya mbasangiza. Ego ikindi hari umuntu wambwiye ngo nzamusubize ngo ese ngo abana ngo b'Impanga ngo bakora ibintu bimwe ngo baragira ngo ngo iyo umwe arwaye ngo n'undi ararwara, kubera ko yari abizi neza ko maze iminsi nararwaje umwana grippe. Rero abana b'Impanga naje gusanga ntabwo bivuga ngo iyo umwe arwaye ngo n'undi ararwara, ahubwo impamvu nyine hashaka kurwara umwe n'undi akarwara, baranduzanya. Nkuko narwara grippe nkahura urugero n'undi muntu tubana cyangwa se duhorana mu buzima bwa hafi cyane, nkaba namwanduza, nabo niko bameze. Urumva nimba umwana umwe arwaye grippe
barararana bararebana. Hari ubwo uba ufite sisete zisa, ugasanga iyo wari wahaye wa wundi urwaye gripe, mu kanya si iyo umuhaye uyihaye undi utari urwaye gripe, ugahita usanga baranduzanyije. Baranduzanya ntabwo bivuga ngo kubera ko ngo ari impanga ngo niyo mpamvu ngo bahita barwara, hoya, baranduzanya pe, baranduzanya. Njyewe mfite umwe urwara gripe, ashobora umuntu nabonye yanduza byihuse ni papa we n'undi muhungu umwe. Harimo rero undi utazi na gripe n'ibyo ari byo, kandi iyo niyo yo ndwara barwaye. Rero abana b'impanga icyo nicyo kintu nabashije kubabonaho mu gihe gito yamaranye nabo. Ubu bamaze kugira amezi 7. Amezi 7 yaruzuye, urumva ntabwo ari igihe kinini. Njye naho tumenyanye tubonanye amaso ku maso nyuma yo kubana mu nda. Mu byo bakora rero ni icyo kintu pe nabashije kubona, baranduzanya. Hari ikindi kintu nzi ku burwayi bw'abana, ahubwo abantu mufite abana b'impanga nyine, niba uzi ko umwana arwaye, niba ukoze ku mwana, hari nk'ukuntu abana bavukana amaso, ku maso hakajya hazamo utuntu tw'umuhondo, tugafatana, baba batwita imirishyi. Menya ari imirishyi, ababizi mu nkosore nimba mbyije. Niba ukoze kuri umwe ufite utwo tuntu, ni uko umuhanagura. Koresha uko ushoboye, ukaraba intoki neza kugira ngo utaza gukora kuri wa wundi wundi ukamwanduza. Icyo kintu kabisa cyo ndakizi, narakibonye. Iyo utabikoze tayari bose bahita babirwara. Ubwo rero no kubugendakanwa ku muntu uba afite babirwaye akajya kubona ko bose babigize, si uko ari impanga sheri, baba banduzanyije. Ubwo ikintu cyose ubakoreye mu gihe ubona umwe arwaye, mwiteho cyane, umukorere ibishoboka byose kugira ngo atanduza abandi. Kubura kurwaza umwana birababaza, birababaza cyane, birahangayikisha. Rero noneho ibaze kurwaza umwana urenze umwe, icyo kintu kirababaza, kirababaza pe. Rero reka mbashimire, nari nabasezeranyije ko ino video itari bube ndende cyane. Byari ibi by'ukuntu nabashije nanjye kunguka akantu keza ngakuye ku nshuti yanjye, nkakora gutya. Umwana ushaka kumutereka hano, hari ikindi kintu cyo kwirukanka ukajya gukora, ukagaruka ubizi neza ko ntago yaguye, ntahari buge ngo bigire ukundi kuntu bigenda. Imana ibamere umugisha, Imana ihaze ibyifuzo byanyu. Nk'ibisanzwe umupfakazi n'imfubyi n'umurwayi aho yaba arwariye hariho hose, ni ukuri ndabazirikana mu masengesho yanjye ahoraho. Iyo ndyamye, iyo ngiye kuryama, niyo mbyutse, ndabasabira Nyagasani ajya borohereza. Kandi rwose mburebye ikiganiro rwose utamerewe neza, waba uraye cyangwa wabwiriwe, Nyagasani akurinde ko ibyo bintu byakongera kubaho. Amina. Bye, ndabakunda. Thank you, Mommy. Thank you, Daddy. You are precious to me. Thank you, brother. Thank you, Pina. I love you all for sure. Thanksgiving Day. It's Thanksgiving Day. Let's be thankful. Let's be thankful. Thanksgiving Day. A thankful day. Thank you, Grandma. Thank you, Grandpa. You are precious to me. Thank you, Uncle. Thank you, Auntie. We are a family. Thanksgiving Day is Thanksgiving Day. Let's be thankful. Let's be thankful. Thanksgiving Day. A thankful day. Thank you, Mommy. Thank you, Daddy.
You are precious to me. Thank you, brother. Thank you, Peanut. I love you all for sure. Thanksgiving Day. It's Thanksgiving Day. Let's be thankful. Let's be thankful. Thanksgiving Day. A thankful day. Thank you, Grandma. Thank you, Grandpa. You are precious to me. Thank you, Uncle. Thank you, Auntie. We are a family.